dufashe dufatanye twese manuke gake gakeya turambuye amaguru turambura amaguru bukeru. Ni ukubashimira ko uyu munsi mwaje muri gahunda yo gutangiza gahunda y'urubyiruko, gahunda tubasaba mwese kugira ngo mwitabire muri iki kiruhuko nk'uko bahagarariye umuyobozi w'urubyiruko mu karere kacu yababwiye. Iyi ni gahunda yanyu yo mu biruhuko mwigomba kwitabira. Harimo ibikorwa byinshi n'uyu munsi mwabibonye, harimo kwidagadura, harimo imikino, ariko hakaba n'umwanya w'ibiganiro. Murabyumva? Hari na byinshi mwakwigira muri izi gahunda. Ntabwo ari umwanya munini cyane kuko bababwiye ni gatatu, biba gatatu mu cyumweru. Rubyiruko, iyi gahunda ni iyanyu, aho muzajya muhurira hano kimwe no ku yandi masite kugira ngo mwitabire ibyo bikorwa, ariko ni n'umwanya wanyu kugira ngo muhure na bagenzi banyu, muhure n'abatoza babagira inama. Ariko hari n'ibintu byinshi ushobora kwigira hano. Abafite impano ni umwanya mwiza wo kugira ngo muyigaragaze, ariko mwigishe na bagenzi banyu, sibyo? Abazi guconga umupira aka ni akanya keza, abazi kuririmba ni akanya, abazi kubyina aha. Kandi ubwo natwe nk'akarere tuzaba turi maso, tuze kuri aya masite. Ababikora neza kurusha abandi tuzajya tubahemba. Niba uzi kuririmba tugushakire studio. Ngiye muri ya gahunda y'urubyiruko mu biruhuko, warangiza ukikatisha, icyo gihe hazaba kugukurikirana. Tugire discipline, twitabire ibikorwa byose, twumvire abatoza. Kandi ikindi tugusaba ababyeyi ko iyi gahunda nabo bazajya bayikurikirana. Ni ngombwa ko babaha umwanya mukaza, ariko n'ababyeyi babishoboye bazajya baza kuri site kugira ngo nabo barebe abana babo icyo barimo gukora, sibyo? Muri gahunda iyo tuyijemo bidufasha kuruka mu bwonko, tukareberaho nyine natwe ukuntu tuzaturakira. Nka gutya bari gukina, nanjye nzahita menya gukina, nanjye nkazaba umukinnyi w'umudugudu. Bizadufasha kwiga indangagaciro nyarwanda, dufashe kwifata neza nk'urubyiruko, kwitwara neza ku babyeyi, gutwara inda zitateganyijwe, kuko tuzaba turi kwigiramo byinshi bitandukanye.